Innocent Simana yanjye aremera si birashoboka ko yibuze ari bweguke ngo tuganire koko abantu murabona ko ibintu bitoroshye ibintu n'urugamba rukomeye cyane ariko be wicaye hano gutya nganira na mama wawe gatoya ngegera hepfo gato nasa wikivuna bimeze bite cyane ibyo ubona ndeka mubaza muje n'uriya mugore wangize gutya ukabuje hano uje wikoreye ibitoki n'ubujye kumuha sinarinze ngo umuntu ninde azabikora atazabigenza mu rubuye buryo sibyo mbabarira rero kandi umwumve sibyo ibyo nakoze Brito mbabarire n'umuntu wese uri kuntekereza muri ubwo buryo ngo simba narabikoze ambabarire kuko ngewe ntago ubwanjye kwisi ufite ubwo bubasho sibye Imana yonyine gusa ngewe mpamya neza ko ikintu cyose kiba kitayagitungura Imana. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me Je t'aime trop nalingo mingwana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oyo sireka nongera muri kazo dukurikiranye kuri Manzi na Sat TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakazamura igisho by'Rwanda ugasika mutondo za sana nimugoroba samatera gace gacagasa mu bundi bicare kuri Manzi na Sat TV irebere byinshi bitandukanye tuba twaguteguriye umwaka tutangiranye imbaraga nyinshi kandi dufite akazi kenshi tugomba gukora mu gihe gitonda gusa gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikora ndakwinginga cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka kandi nawe gusaba cyane kugitwandikira muri comment kugira ngo turebe ibyo twahindura ndetse n'ibyo twagabanya murabizi neza rero ko muri no minsi ibintu bitoroshye birakomeye biragoye ni intambara dukeneye amasengesho dukeneye ibitekerezo byanyu inkunga za hato na hato kugira ngo tubashe kubana muri urugamba rukomeye cyane ukibona ndi muri aka kayira rero ushobora kwibaza ngo ndi kujya kwa Innocent ibintu birakomeye umugabo wararwaye umwana araho ngaho Innocent we ntiyeguka ntavuga ntarya no kuryama ni ikibazo gikomeye cyane rero uyu munsi nyuma yo kumvanyeho na pasteur navuze ati reka nsubire mu byukuri najyanyeho na pasteur nta kantu mfite nanjye ndi mu bushumera ariko uyu munsi nisakasa tunavuga ati nubwo nabona amafaranga ngaye nkagura gatoki nkaba nakajyanayo mu byukuri ntago kabura ikintu gakora ndetse ndavuga ati reka magere nanjye ndebe ukuntu ibintu byifashe kugeza amaginganga niho ndi kujya rero ndagira ngo tujyaneyo kandi tujyaneyo ibintu biragenda neza cyane ninjyanayo nawe tukahuza imbaraga zacu ibintu biragenda neza cyane reka ngereyo mbasure ndumva n'iki gitoki cyandemerereye ayo mukarana yabuze ariko iyo wiyemeje gukora ibintu buryo urabikora kandi nkunda kubabwira ngo gira neza wigendere neza uyisanga imbere byanze bikunze reka tugerane kwa Innocent rero turebe ibyari byo reka magere reka tuhagerane turebe ko tuhabasanga ariko ko abasanga bo ni hame bajya ese Mana Nyagasani kwa barimutse se barimutse ko mbona umuntu hari adasanzwe mwiriwe neza amakuru se nimeze bite kujyaza kose baracyana ariko kwibaza ndakubonye cyanibaza se barimutse byagenze biki kiranaremereye rero buryo uri n'umusore ndigiye wenda jari amakuru umeze neza Innocent ndabona akajisho kagarutse Innocent imeze bite umeze neza urakomeye nshimye Imana mu mutima wanjye pe basi kuba ngarutse hanga ngasanga noneho wagize uke ijisho ryongeye kweguka Imana ishimye cyane gusa gise ikibazo muraho neza turakomeye Nyagasani Imana ya murakoze cyane amakuru y'iminsi se
none se uziko ngeze hariya nyugukubita amaso iri koza ibyombo hano ahita ntekereza ko bashobora kuba barimutse baragiye ikintu kinyemeje neza ko bashobora kuba bajyana uko mbonye jari kano nkabona na Innocent aryamye hariya none se wa makuru yawe nanjye makuru ni meza none se uri hano nkana ndi hano naje kubasura nazanywe na mushiki wa Innocent mushiki we murumuna Innocent ni wakuzanyanga none se mupfana iki na Innocent wowe ari mbere nkubonye n'abantu badukurikirana ndatekereza ko ari ubwa mbere bakubonye nge ndi inshuti na murumuna wa Innocent yego rero twaje kuganira mbwira yuko afite mukuru w'urwaye Kigali ansaba yuko naza kumufasha yego tuvugana nyine icyumweru yego akaza ko bazajya bama uko bazama 30 ku cyumweru buri cyumweru bakaguhereza amafaranga 30 kugira ngo uze kubura ahanga kugira ngo nze mufasha akazi kwera ko yarwaye atava mu burire yagasana Imana yanjye umugabo wararwaye nawe ari mu nzu ubwo umugabo we nawe ari mu nzu ararwaye yavunitse ukuguru yagasana Imana yanjye nayo ibintu n'ibiki none se ubwo urumva amafaranga babaciye kuko atari menshi ntago ari menshi nanjye nagendeye yuko ahani ibintu bigeze kandi bitewe nuko ari n'umuvandimwe wamuje nawe yego byatumye nyine tuvugana ntago nabahenze ababa ibihumbi 30 buri cyumweru nose mumeze muti umurwayi wanjye ndabona akajisho kagarutse ndamutekera agakoma nagashyushya kakabonera ku gihe nta kibazo kibazo no kukabona urazi ko karaboneka nyine karaboneka iyo kabonetse nyine arakanywa kataboneka akanywa igikoma gusa Imana yanjye none turaganira gusa nishimye mu mutima wanjye ndumva ndi gushima Imana ndumva mfite amashimwe menshi cyane kubw'imirimo n'ibitangaza Imana yakubona ngene nibazaga ukuntu Innocent azongera kuzana akajisho nabonaga bidashoboka nkabona ari ibintu bigoranye cyane ariko Imana yarabikoze cyane Imana yabigenje neza rwose wumve ko atabashaga nahageze nsanga atabasha no kweguka none ndabona birimo birakunda turashima Imana kabisa ariko ntabazi ngo biravaye birajya kuyuseka ari umwana bazi uyu n'umwana ntabyaze wese uri umukobwa cyangwa uri umumama ndi umubyeyi none se kuki wafashe umwanzuro wo kuva mu rugo rwawe ukaza gufasha abangaba naje kubafasha ariko niyoroherwa nzahita nsubira mu rugo nta kibazo kandi burya bajya bavuga ngo umuturanyi aba umuturanyi yego nimba aturanye n'iwabo wa Innocent murumuna we akaza kunganiriza ntabyumva nanjye naramutabaye Innocent se buriya Mana yanjye aremera kunganiriza igitoki rero gishyire mu nzu nanjye navuze ati ntabwo naza ngaho imbokoboko ndashakisha mbona amafaranga ngura kano gatoki gishyire mu nzu nacyo wenda igikimutekera nzajya murakoze gishyire mu nzu najya ureba ku mugenza ingata rero shaka itera bayikora aho ngaho ujya genda ugire jari bimeze bite biragenda neza Imana kijyane mu nzu icyo gitoki kanegera Innocent se Imana yanjye aremera se birashoboka ko byibuze ari bweguke ngo tuganire koko abantu murabona ko ibintu bitoroshye ibintu n'urugamba rukomeye cyane ariko buriya imirimo n'ibitangaza by'Imana biri kugenda bikoreka ndetse binagaragara jari nube wicaye hano gutya nganire na mama wawe gatoya ngegera hepfo gato nasa wikivuna guma aho ngaho nta kibazo wikivuna guma aho ngaho bimeze bite cyane ibyo ubona zonde kamubaza wamuje n'uriya mugore wangize gutya ukabuje hano uje wikoreye ibitoki n'ubu ugiye kumuhamagara ngo azongera amuhure nyuma y'ibintu byose twanyuranyemo njye nawe nyuma y'ibyo twaciyemo bitoroshye basi urukumfata nk'umugambanyi
ntabwo ngufata nk'umugambanyi Yego. ariko kweki wari uzi yuko mama ari ngiye guhanamaje ariko kambwira ngo nze tugukorane ikiganiro. Abantu benshi bakomeje kunyikoma muri ibyo bintu ngo ngiye ngo ntabwo nari bubafate ngo mbahuze. Njyewe nta bushobozi mw'abantu mwe mfite bwo kureba mu mutima w'umuntu ngo menye ikintu ari gutekereza cyangwa se icyo agambiriye. Sibyo Innocent? Ubwo bushobozi ntabwo mfite. Ntekereza ko nta n'umwana w'umuntu ufite ubushobozi bwo kureba mu mutima wundi ngo amenye ngo uyu muntu agambiriye gukora iki ngiki. Nta nkota namubonanaga, nta muhini namubonanaga, nta buye namubonanaga. Byibuze ibyo bintu byose yonza kuba mbibona, sibyo? Nari kuvuga ati uyu muntu ntabwo ndi bubakoresha ikiganiro, sibyo? Mana nyagasani wikivuna Innocent, sibyo? Wikivuna gutyo nimba umva biri kukubangamira wakomeza kukiryamira. Sibyo? Nibyo ndi kugira ngo ngusobanurire. Wenda nsobanurire n'abantu bari kubitekereza gutyo. Ngo ntabwo ngiye ubwanjye nari kuba naragufashe ngo muhuze mw'abantu mwe ko umuntu afata imodoka ye akava mu rugo akayitsimbura mu gipanga akagenda agakora impanuka. Hari umuntu ushobora kuza avuge ngo ngese iyo uza kuba utavuye mu rugo. Twebwe duhishwe ibiri bube mu kanya cyangwa se ibizaba ahazaza, sibyo? Nimba basi warantekereje nabi ukabubona ko umeze gutya ruhare nabigizemo, Imana yo mu ijuru niyize ukuri, sibyo? Nta ruhare negeze mbigiramo. Icyo narengamije yari amahoro, kubahuza mu kumvikana mukareba uburyo ki umwana ashobora kugira ute kubona umubyeyi umurera kandi wanyawe, sibyo? Umbabarire Innocent, umbabarire ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima wanjye. Nta ruhare negeze ngira kugira ngo ubumeze gutya. Nta nubwo negeze mbitekereza na rimwe mu buzima bwanjye. Yonza kuba narabitekereje mba narakuretse kera. Igihe wari uri mu bitaro nkakureka, igihe wari uri kwa umugabo wawe nkakureka, sibyo? Ahubwo ni ibintu biba biri bubi, ni ibintu biba biri bube kandi rwose na pasteur ubwo yari yabivuzeho, sibyo? Ngiye byo nakoze rero kwari ukugira yaravuze ngo abonye umuntu akuroga, sibyo? Ariko sinarinze ngo uwo muntu ninde azabikora atazabigenza mu rubuhe buryo, sibyo? Mbabarira rero kandi umwumve, sibyo? Nanjye kukubona umeze gutya ntabwo binejeje. Yonza kuba narabigizemo uruhare ntabwo mba ndi kuza ahangaha, sibyo? Yonza kuba narabigizemo uruhare, sibyo? Simba nkeneye no kumenya amakuru yawe segonda kuko nabanzi ibyo wakoze, sibyo? Ibyo nakoze Brito. Umbabarire n'umuntu wese uri kuntekereza muri ubwo buryo ngo simba narabikoze, ambabarire kuko ngiyewe ntago ubwanjye, sibyo? Menya cyangwa se nabasha kureba mu mutima w'umuntu ngo menye ngo uyu muntu ari gutekereza iki, uyu muntu agambiriye gukora iki. Ntago ibyo bintu nabishobora. Nta n'umuntu uri ku isi ufite ubwo bubasha usibye Imana yonyine gusa. Gusa ngiyewe mpamya neza ko ikintu cyose kiba kitaya gitungura Imana. Ibintu byose biba nta kintu na kimwe gitungura Imana, sibyo? Imana yari izi ko ugomba guca muri ubu buzima kandi burya nta muntu ujya utanga ubuhamya agize ute atanyuzemo. Nta muntu ujya uvuga amateka atagize, sibyo? Nejo nanjye ashobora kumbaho ibindi. None se navuga ngo nimba uriya mugore yaragambiriye ngo ngazanyica zandoga, sibyo? Nicare nicuze mvuge ngo ngiyonza kuba ntaramwirukanseho. Imbaraga z'Imana ziruta izindi mbaraga z'ibindi biremwa byose. Umuntu ashobora kugambira kugira nabi ariko Imana yo igahita ikuraho uwo mugambi mu bisha wiwe, sibyo? Umbabarire rero nta ruhare negeze ngira ndetse biri no kumbabaza cyane. Hari n'abantu nagiye nkunda kubona babyandika muri comment ngo ntago mba naragufashe ngo nguhuze n'uriya muntu. Ntago nari nzi icyo atekereza mu mutwe we. Nari nzi ko ikimugenza ari umwana we nkuko n'undi mubyeyi wese yagira ubushake bwo kugira ngo abone umwana we. Yaza akamutwara neza atarinze kuminamisha gutya. Innocent, seko nice hano ndi kumukorera. Ibi byose sibyo? Ibi byose wagombaga kubicamo kugira ngo umugambi w'Imana ugerweho. Duca mu bigeragezo bitandukanye kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, sibyo? Wari ushaka kukwica cyangwa se wari ugambiriye kukwica azongera kubone uri muzima uri gushima Imana. Imana iteka inyuza kugira neza kwayo mu maso y'abanzi bacu, sibyo? Uriya mugore yarabikoze azi kuri bupfe agahita abona umwana. Ntabwo upfuye uracyariho uri muzima.
ese nimba akoze ibingibi abantu bose bakaba barabibonye, hari umuntu washimira uriya mugore ko yatwara uno mwana? ashaka umwe cyo koza aho uzamubonera uzagenda umubwire ngo nimba ashaka umwana we azagende. Amafaranga yose natanze kuri uyu mwana, yaba arwaye yaba amata namuguriye kugira ngo amere gutya, ikintu cyose namutanzeho agenda ashake amafaranga y'ibyo bintu byose n'amashuri namwishyuriye, amafaranga yose yanze kuko namaze kubona ko si kubimuca si ubw'uyu mwana, ntabwo ndi kugurisha uyu mwana. Uriya mugore nimba yumva ashaka nagenda amafaranga yose natanze kuri uyu mwana ayashaka, yaba kwa muganga amafagitire arahari, cyose abizana ubundi atwara umwana we. Nasa sinekereza ko aka kanya uri kwicuza kuba waratoraguye. Ntabwo ndi kwicuza uyu mwana pe, kuko uyu mwana ni n'umugisha. Mwana ni umugisha, sindi no kumwicuza niyo rero uwo mwana. Ntabwo kandi nsanze amufata na umwana nakongera nkamuzana, ariko kugira ngo ibintu bigende neza tubeho nawe wikoma undi, ntawe nashaka ibisabwa byose. Umwana ntabwo namumwimye pe, kuminamisha gutya rero siko kubona umwana. Kubona murumuna wanjye akarinda kunzanira umuntu ufasha agata inshingano ze, afite urugo, yanaje ngiye nazi ko nta nubwo nanumvaga sinanarebaga, gerageza kumubaza arambwira ngo ni murumuna wanjye wamuzanye. Ndabwo yateze ko yamugena neza ko ari n'umukozi, nabwo ati nta mafaranga ntabona rero yo kukwishyura, ejo uzabyuke wongere wisubirire mu rugo. Arangije arambwira ngo ntabwo ari amafaranga, wowe ntabwo ndi umukozi ngo ahubwo nabivuganye na murumuna wawe mbaza ibihumbi 30 icyumweru kimwe tuzababura, kuko nanjye hari ibintu byinshi nikomye. Aribwo mu Musanze hano rero wibaza umubyeyi wigomye akaza kumfasha agata urugo rwe, abandi bo baraho kugira ngo bashaka ikibateza imbere bari kuroga abandi. Igihe kijya kigera amagambo yanjye agashivuga, nkabura icyo mvuga, nkabura icyo ndeka, nkabura icyo mfata, nkabura icyo ndekura. Ariko byose namaye amazi yo kunywa, byose sibyo kugiriye neza. Ntabwo rero Imana yabura kukugirira neza kandi uyubaha kandi unayikorera, waritwaye neza mu bigeragezo byose wagiye uhura nabyo, sibyo? Ntabwo ndi buze kukuganiriza ibintu byinshi, ariko ibyinshi basi tuzabiganira wakize. Ariko basi nyine aka kanya mbwire ngo ese uri kwiyumva ute? Ese urumva hari ikintu kiri guhinduka par raporo yuko byatangiye bimeze? Muri make uri kumva uri innocent nyabaki? sibyo nk'ubu ngubu natangiye kuvuga nijoro. Fata amazi. Akoze natangiye kuvuga nijoro, numvaga nazi icyo ndicyo, ntazi ibyo ndimo, gusa ndi kumva umubiri wanjye weho ibintu biraza bikanjombagura, umva ikintu cyarakintu kaguye mu rubavu, sinzi ibi bintu aho biri guturuka pe. Nubwo ndimo kuvuga ariko hari ubwo ndi no kugira nkaceceka, nkumva nta kintu nkeneye, nkumva ndashaka kuba ahantu ndi njyenyine, ndakomerewe pe. Ndakomerewe, cyakoze ndashima n'Imana kuba ndi kubasha kuvuga ko uyu mubyeyi yambwiye yuko ngo sinavugaga. Ntabwo wavugaga?
mperuka cyagiye turi gukorana ikiganiro na mubyeyi mama w'abapampe ntabwo nzi ibya ubu ngubu nibwo ndi kugenda uyu mubyeyi ni urimo kunsobanurira ngo ukuntu yasanze meze Nasa abantu bari bakumbuye kumva ijwi ryawe sibyo basiga bagira ikintu babwira ndeka kuvugisha menshi ndeka kuvuna ndeka kugora ndabashimira abantu bansengeye kuko ndabizi ko ntago ndimeze gutya ari kubw'impuhwe z'agaca ntago ndi kubw'impuhwe z'iki ahubwo n'imbaraga z'Imana amasengesho ndabashimira cyane umuntu wese wagize sengesha avuga rye nanjye akanshyiramo nawe gusaba umugisha ku Mana Nasa Mana komeze korohereza iryamire ndeka kukugora nta kibazo kumva bari umugwe nongera kumubona ibintu nkubwiye uzagenda ubimubwira sinshaka no kongera no guhuza nawe amaso ese ko umugabo yambwiye ngo arakubwiye ngo uzagenda umutange kuri RIB wagiyeyo ndajyayo ndashaka ntabwo ndajyayo ariko hari uburyo nshaka kubikoramo nkamubona nkamufata ndetse nkanamushyikiriza ubutabera mushyikiriza ubuyobozi buriya kujya kuvuga ngo umuntu yarakuroze uburozi nta kimenyetso bugira sibyo nta kimenyetso bugira Nasa mubyeyi wakoze cyane ubwo kwita kuri Innocente sibyo yego komeza umwiteho komeza umube hafi komeza umufashe yego nawe Imana ijye kugirira neza genda giye Innocente sawa Imana ikomeze kwiteho nk'abantu mwe haraho bijya bigera nkabura amagambo yo kuvuga akambana make dufite byinshi twaganira na Innocente dufite ubuhamya bwinshi yaduha dufite byinshi yababwira ariko ntago igihari iki aracyarwaye murabona ko atari yatora imbaraga nkuko bikwiye nagaroroherwa neza ariko uko iminsi igenda ishira ndabizi neza ko bizakunda ese wowe urebye uko waje ameze ukareba no kameze uyu munsi byibuze urabona hari ikintu gihindura urabona bitanga icyizere cyane naje atabasha kweguka ikintu cyose ari ukumutamika ariko ubu ngubu urabona ko yeguka ndamuha n'ikiyika akitamika nta kibazo umugabo wese bimeze bite ko numwongeza ngaha nkabona ntawe uranga hano hanze navuze ati rero ubwo nawe ararwaye nanga kwirirwa mvuga ngo wenda sohoka naza namvugishe we bimeze bite amakuru ye umugabo we nawe araho gakeya ni ugutsindagira imvune ntabwo irakira yaragiye kwiyogoshesha hariya ku muhanda ariko nawe araza mu kanya sinzi ko rero namutegereza gusa wowe gusa wowe naza nyine umubwiye ko nari nageze hano yakomeza ukore neza kandi buri cyambere ntabwo ari amafaranga ikintu cya mbere ni umutima mwiza uri gukorana ibintu uko byagenda kose Imana ibiguha umugisha cyangwa se iguha reka ngende rero mfite ibintu byinshi ngiye gukora mfite ibintu byinshi ngiye gukurikirana nkomeje gukurikirana uriya muntu wakoze bino bintu menye ngo niki cyabimuteye se kuki yahisemo gukoresha iyi nzira sibyo nanjye nzajya nkomeza kuba hano kenshi nza kubareba ukuntu mumeze Imana ibandindire yego nawe murakoze mugereyo amahoro Innocent bayi Imana ikurinde kandi ikomeze igufashe uraza kumera neza saba jari bayi sawa tuguherekeze tukugeze so rero nk'abantu mwe mukomeze gusengera
umuvandimwe kandi Imana irushaho gukomeza kumwitaho ndetse no kumushyigikira nta nubwo ari ngombwa ko mwirirwa mumerekeza mwite ku murwayi nta kibazo reka nijyane sawa byari ngo sanga meri wawe sibyo reka ngende ibindi bintu byo gukurikirana gusa tuhabane twese kandi duhuze ibiganza dusenyera umugozi umwe kubw'uyu muryango ndabizi ko biri buze kugenda neza Imana ikumpera umugisha